ejo hashize perezida wa IRAN Ali Khamnei yitabye Imana. Ese koko izi nkuru nizo? Izi nkuru zihwihwiswa nizo? Nimumfashe tubirebere muri iyi video. Gusa mbere yuko dukomeza, reba neza ni wakoze subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana. Mu by'ukuri koko iyi Ali Khamnei wa IRAN yapfuye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru ikomeye cyane ndetse yahinduye politiki y'isi, urupfu rwa Ali Khamnei. Yari umuyobozi w'ikirenga wa IRAN ndetse akaba yari umuyobozi ufite imyaka irenze 80, ndakeka yari ari muri 85. Ali Khamnei ni umuntu wari ufite ijambo rinini ndetse niwe wari ufite ijambo rya nyuma ku gisirikari ndetse kuri politiki no ku byemezo byose bikomeye hariya mu gihugu cya IRAN. Urupfu rwe rwateje impinduka zikomeye cyane ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ese Ali Khamnei wa IRAN yapfuye ate? Amakuru yemeza ko ibyo byabaye mu ijoro ryo kuwa 28 Gashyantare 2026 mu murwa mukuru wa IRAN. Hari igitero gikomeye cy'indege, ubwo ni kuvuga ngo habaye igitero gikomeye cy'indege za gisirikari ndetse n'ibisasu bya mesire. Urumva ko ni ibisasu bihambaye cyane. Kandi havugwa ko ibi bisasu byatewe mw'icyo gitero hatewe ibisasu byinshi ndetse biterwa ku nyubako zifite akamaro kanini mu mutekano w'igihugu. Ubwo ni ukuvuga ngo byatewe ku nyubako nini cyangwa se zifitiye akamaro igihugu cya IRAN cyane. Ese icyo gitero cyari kigamije iki? Icyo gitero ikintu cyari kigamije gusenya ibikorwa bya gisirikari byihishe cyangwa se biri underground. Ni ukuvuga ngo icyo gitero cyatewe hagamijwe gusenya cyangwa se kwangiza ibikorwa bya gisirikari. Ubwo ni ukuvuga ngo inkambi za gisirikari cyangwa se ibigo bya gisirikari byose byo muri IRAN. Ikindi icyo gitero cyari kigamije guhagarika igenamigambi rya IRAN mu ntambara zo mu karere. Ni ukuvuga ngo gihagarike imigambi yose bari bafite yo kuzakora intambara zo mu karere cyangwa se mu bihugu baturanye. Ikindi icyo gitero cyari kigamije no kwibasira abayobozi bakuru. Abayobozi bakuru urumva harimo perezida ndetse n'abandi nka prime minister ndetse n'abandi. Mbese cyari kigamije kwibasira abo bayobozi bakuru bafata ibyemezo cyangwa se bafata ibyemezo byo kuvuga ngo tujye gukora iki kintu. Abo bayobozi bavuga ibyo ngibyo bakavuga ati delegiti tugiye kugikora. Icyo gitero nibo cyari kigamije kwica cyangwa se nibo cyari kigamije kurimbura. Noneho muri ibyo bitero byabaye bikozwe n'izo drone, niho uyu muyobozi yahise agwa ndetse niho yari anari. Ni ukuvuga ngo niba bararashe cyangwa se niba barasenye ibikorwa bikomeye bya gisirikari kandi bakaba bari bashaka no kwibasira abayobozi bakuru bafata ibyemezo. Urumva birashoboka ko uwo perezida wa IRAN yari ari mu izo nkambi cyangwa se yari ari mu ibyo bigo bya gisirikari, kuko abaperezida benshi tuzi ko baba ari abasirikari. Noneho reka turebe ese ninde wagize uruhare muri ibyo bitero, ese ninde watumye icyo gitero cica abo bantu bose, aho bavugwa yuko ndetse reka turebe ese icyo gitero cyakozwe nande, cyakozwe n'abaki kugira ngo perezida wa IRAN aze kuba yabigwamo. Raporo mpuzamahanga zagaragaje ko icyo gikorwa ni ukuvuga ngo zagaragaje ko icyo gikorwa cyari cyateguwe n'ubufatanye bwa Israel ndetse na USA. Ngo birumvikana ko Amerika ndetse na USA na Israel byari bifitemo umugambi. Ibihugu byombi bivuga ko byari bigamije gukumira IRAN gukomeza kongera ingufu za gisirikari. Ibyo bihugu bivuga yuko ntabwo byari bishaka ko IRAN ikomeza kongera ingufu za gisirikari cyangwa se guteza imbere igisirikari. Ikindi kandi zari zigamije, byavuze ko byari bigamije guhagarika ibikorwa byafatwaga nk'iterabwoba ku mutekano w'akarere. Birumvikana ko muri IRAN harimo ibikorwa cyangwa se harimo ibikorwa byashoboraga gutera ubwoba ibihugu baturanye by'ibinayima byabyo. Nubwo nta ruhande rwahise rubyemera, ariko ako kanya isesengura ry'ibitero, ikoranabuhanga ryakoreshejwe naho byaturutse byahise byerekana ko byari igikorwa cya gisirikari cyateguwe neza. Ni ukuvuga ngo bakoresha ikoranabuhanga na cyangwa se tekinoloji, byahise byerekana ko bakurikije aho ibyo bisasu byaturutse, berekanye ko icyo gitero cyarateguwe neza ndetse kandi gitegurwa iminsi neza, uburyo kizagenda byose, amakuru yose bayafite. Ni ukuvuga ngo uwo muperezida wa IRAN bamwishe bazi neza ko azajya aho ngaho mu ibyo bigo bya gisirikari. Niyo mpamvu bahise icyo gitero bavuga ko cyari cyateguwe neza.
dore icyabiteye n'impamvu nyamukuru yatumye uwo perezida agwa mw'icyo gitero. Impamvu z'ingenzi zatumye habaho icyo gitero dore nk'izi ngizi. Mbere na mbere hariho amakimbirane ya politiki yari amaze imyaka myinshi. Uyu muyobozi yari amaze igihe kinini atavuga rumwe n'ibyo bihugu by'uburengerazuba, cyane cyane ku bijyanye n'intwaro za kirimbuzi, ndetse inkunga Irani cyangwa se inkunga Irani yahaga imitwe yitwaje intwaro mu karere. Ibi bintu byatumaga bagirana amakimbirane hagati y'ibyo bihugu byombi. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo ubwoba bw'intambara yaguka mu karere, cyangwa se ikindi kintu cyatumye ibi bihugu bitera Iran cyangwa se bitera kiriya gitero muri Irani. Hari impungenge ko Iran ishobora gutera inkunga ibikorwa by'intambara byari kugera ku rwego rw'isi. Ni ukuvuga ngo Iran yari ishobora gutera ibikorwa by'intambara, ni nk'uko yaza Iran igafata M23 ikayitera inkunga, ikayiha intwaro, ikayiha amabombe, ikayiha ndetse n'ibindi bisasu bigiye bitandukanye kugira ngo irimbure Kongo cyangwa se irimbure isi. Ni ukuvuga ngo bari bafite ubwoba ko Iran ishobora gufasha imitwe yitwaje intwaro, bityo iyo mitwe yitwaje intwaro ikaba yarimbura isi binyuze mu bufasha yahawe na Iran. Ikindi impamvu yatumye iki gitero giterwa n'ibyo bihugu byombi, ndavuga Israel ndetse na Amerika, bari bagamije guhagarika imbaraga ze ku buyobozi. Ni ukuvuga ngo bamuce intege, bamugire wiki, kubera ko yari umuntu ufata icyemezo cya nyuma kuri byose, cyangwa se hariya muri Iran. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko kumukuraho byari nko kumukura, mbese gukata umutwe w'icyemezo, cyangwa se kumukuraho byari nko kumukura kugira ngo atajya afata ibyemezo bya politiki muri Iran. Gusa nyuma y'uko bakora icyo gitero, cyangwa se icyo gitero giterwa, ingaruka zahise zigaragara nyuma y'urupfu rwe. Ingaruka zahise zigaragara nyinshi kandi zigaragara. Iran yahise itangaza icyunamo, cyangwa se yahise itanga icyunamo cy'iminsi 40 kugira ngo bunamire uriya muyobozi wapfuye, ndetse dore ko hapfiriyemo umugore we, hapfiramo umukazana we, ndetse n'umukwe we n'umwuzukuru we. Urumva ko ni abantu benshi bapfiriye muri Iran musa. Niyo mpamvu Iran yahise itanga iminsi 40 y'icyunamo kugira ngo bunamire uriya nyakubahwa wa Iran, cyangwa se perezida wa Iran. Ndetse ako kanya hahise haba n'imyigaragambyo mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba yo hagati. Ni ukuvuga ngo ibihugu byinshi byahise byigaragambya, bivuga ko ibyo bintu bibaye aribwo bwa mbere byabaho mu mateka. Noneho isi, nta kindi kintu isi cyangwa se ibindi bihugu byo ku isi biri kwibaza biti, ese ninde uzamusimbura? Ese Iran izahindura politiki yayo? Ese ibi bishobora guteza, cyangwa se ibi bishobora guteza indi ntambara hagati y'ibyo bihugu byateye icyo gitero ndetse na Iran? Abasesenguzi benshi babyise ihinduka rikomeye mu mateka ya geopolitics. Urupfu rwe ntirwari urupfu rw'umuntu usanzwe, mbese uburyo rwabaye ni nk'ikorwa ryahinduye imbaraga za politike ku isi. Uyu yari amaze imyaka myinshi ku isonga ry'ibyemezo bikomeye, ndetse kumukuraho byahise bituma ubutegetsi bw'igihugu bwe bwinjira, cyangwa se bwinjira mu gihe cy'inzibacyuho itoroshye, bitewe n'akamaro yari afite mu gihugu cye cya Iran. Ese wowe ubitekerezaho iki? Uratekereza ko urupfu cyangwa se urupfu rwa Ali Khamenei ruzazana amahoro, cyangwa ruzatuma amakimbirane yiyongera? Andika igitekerezo cyawe hasi, kandi ntuzibagirwe gukora subscribe kuri Twivugire TV show kugira ngo ujye ubona andi makuru asesenguye neza anyuzwa kuri YouTube channel yanjye. Nge mwabanye mu kiganiro ni Mustafa ntabwo nzi official. Murakoze.